Pasitoro perezida wa Firidi, twifuje kugira ngo mugire icyo mubwira abatega amatwi radiyo ijwi ry'ibyiringiro. Muvuye muri Yorodani mu mubatizo w'amateraniro y'ivugabutumwa amaze ibyumweru 2 hano ku rusengero rw'Abadventiste rwa Gisenyi Eglise Mère. Mbese uyu mubatizo mwe mwawubonye mute? Irivuna mwaribonye mute? Murakoze cyane. Ndagira ngo bande suhuze abakurikiye radiyo ijwi ry'ibyiringiro, babwira ngo amahoro y'Imana abane nawe wowe uduteze amatwi. Nk'uko mubivuze cyangwa se nk'uko tumaze kurangiza iki gikorwa cy'umubatizo, ni umubatizo ubaye nyuma y'amavuna y'ibyumweru 2. Amavuna yayobowe na mwene data Bahati Prince, akaba ari amavuna yari yarateguwe by'umwihariko na korale abategereje yo kwitorero rya Gisenyi. Ni amavuna yateguranwe ubwenge, amavuna yateguranwe umwuka w'Imana, kuko ni amavuna yitabiriwe n'abantu benshi. Buri mugoroba na mu gitondo abantu bazaga ari benshi, kandi ukabona banyotewe n'ijambo ryiza, n'ijambo ry'Imana Imana yanyujije mu mugaragu wayo Prince Bahati, ku buryo buri mugoroba hitabiraga abantu batari hagati ya 300 na 400 kuzamura. Akaba ari ikimenyetso cyiza rero cy'uko amavuna yarayobowe n'umwuka w'Imana, kandi yarimo ibyigisho abantu bakeneye kumenya muri iki gihe giheruka amateka y'isi. Si ubwa mbere ubatije, urabisanzwe ubatiza, ariko icyakunejeje se muri aya mavuna, muri uyu mubatizo mu gihe cy'kurusha ibindi? Icyanejeje kandi kinezeza igihe cyose ni ukubona abana b'Imana bemera gucika umanzi Satani, bakemera gukurikira Yesu Kristo nk'umuremyi wabo, nk'umucunguzi wabo, kandi nk'Imana igiye kugaruka kugira ngo ijyane mu bwami bwayo aba yizeye bose. Kubona rero abantu barenga 60 babatizwa, nta kindi navuga kinejeje uretse icyo ngicyo. Yego Pastor, tugeze mu gihe gikomeye aho urubyiruko rukoresha ibiyobyabwenge, cyane cyane bagata umurongo w'iyobokamana. Iyo mubatije urubyiruko, mwebwe ku mutima wanyu nk'abayobozi b'itorero, niki mwumva muriho mugenda muganaho? Kuri iki kijyanye n'ibiyobyabwenge, reka mbabwire ko ntabwo biri mu rubyiruko gusa, n'abakuze, abagabo n'abagore nabo babijyamo. Ariko noneho byagera ku rubyiruko bo bakabijyamo basa naho batwarwa n'ikigare batamanje kubitekerezaho. Ndagira ngo nambamenyeshe ko iki kijyanye n'ibiyobyabwenge, iyo tuvuga ibiyobyabwenge mu buryo bwa Bibiliya, ni ikintu cyose gisindisha. Ndagira ngo mbamenyeshe ko muri Firidi yacu icyo twaragihagurukiye mu kwezi kwa 10 k'umwaka ushize, twageze ku matorero yose agize iyi Firidi yacu, turi gukangurira bizera kureka ibisindisha n'ibiyobyabwenge by'ubwoko bwose. Ntabwo twarebaga rero urubyiruko gusa, ntabwo twarebaga abagabo, ahubwo umwizera wese, ndetse n'utari umwizera w'itorero ryacu nawe twafashe ukwezi kose tugera kuri buri torero tubabwira kureka ibisindisha n'ibiyobyabwenge. Iyo tubona rero abasore bakiri batoya, mwabonye yuko umugabane munini ari nabo babatijwe, bidutera imbaraga. Ariko izo mbaraga ntabwo zirangirira mu kubatiza gusa, ahubwo Yesu yaravuze ati mugende muhindure, abemeye mubabatize, nimurangiza mubigishe kwitondera ibyo nabategetse byose. Ubu rero umurimo uracyahari. Ubu tubonye abo kwigisha, ari nako dukomeza gushaka n'abandi babaswe n'iyo ngorane y'ibiyobyabwenge, kandi Imana iri kumwe natwe tuzanesha. Amen.